Bishop Rugagi n'abandi ba bishop bose twabita ba monseigneur twabita ba évêque twabita ba musenyeri niba igisubizo ari yego ko nta numwe ndumva abikora kandi bigano ko babikora mu Kinyarwanda ko navuga ngo twakiriye musenyeri Rugagi bahita bamubaza diocese diocese bivuze iki igizwe n'amaparuwasi bivuze iki igizwe n'amasantrale bivuze iki igizwe n'imiryango remezo barayifite bishop se w'Ikanisa imwe abaho ufite adresse iri mu Ruhango na Rwamagana full stop akadobo musenyeri wa paruwasi ebyiri ya Rwamagana ni ya Ruhango muri commentaire abo bavuga ngo Rugagi ntagomba kujya kwita Rugagi sini erega Rugagi niba afite urusengero rufite ririya zina na mama w'u Rwagasabo ntabwo ari kitangaza mu cyoroshye yego ngo iki rwose ku buryo kubonana ubuze perezida ko yabonanye nawe kumurinde ati ndakuzi none abantu bari gutanga commentaire ngo Rugagi ntari kujya kuvuga ako nabonye bakagarukaho cyane ibyo ni imyumvire kisistema n'ikisi ni umuntu ukorera abanyarwanda kandi ugomba kuba accountable kumuvuga no kugira ngo agire abakorere ibijyanye n'ibyemeye kubakorera ntabwo yabikora ugutandukanye nuko yabyemeye ngo turebere nahame hamwe iyo ukora ikintu gifite aho gihurira na rubanda batayari itangazamakuru uri kurebe inzego za leta zikurebe uruwa rubanda rwose icyo ugomba kukimenya ngereka nkubwire sinzinjira mu rusengero iwawe ariko abarusohokamo nzabakurikirana mutima muhanano niwuzura igituza uriya warakirenze. Alright, Jalas Official TV nanone kandi twongeye kubashimira kubasanga kuri uyu murongo, ni amahire cyane kuba muhari. So rero reka tuongere tubahe ikaze nanone ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko mubimenyereye rero kenshi na kenshi iyo turi kumwe na mwarimu Karegeya Omar Jean Baptiste, ubwo haba hagiye kutangwa n'amasomo, ariko kandi murabizi ko kenshi ngiye nibanda ku biba bihari kugira ngo byorohe cyane mu kumva, kuruta uko nazana wenda izindi topic za kure, ariko biba bihari, biba byavuzwe, biba byagiye biba, nibyo tugenda dusigaranamo amasomo atandukanye. So rero twicaye muri Urban by City Blue, niho tugiye kuba n'ubundi tuganirira ahangaha mu Kiyovu, ahantu heza cyane. Ugeze hano munsi y'ahahoze Rura, ubwo mbivuge ntyo, cyangwa se ukagera hafi ya he iryo kwa Rwigara naho ubwo ugeze aho ngaho kuri Urban by City Blue, niho twicaye, niho tugiye kuganira n'ubundi na muzehe Karegeya Omar Jean Baptiste. Mboneraho no kumusuza. Umeze neza? Cyandaho pe habirenze weekend yari relax ukuntu, ariko ntabwo yego ibivanzemo n'akazi, ariko nibura habayemo usa naho n'akaruhuko. Iyo mvuze kuruhuka ntabwo ari ukuryama, yego gutembera, gatembera unasura. Yego umuntu yacaga umugani ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri, ariko ngewe ni ibuye rimwe rigurutse inyoni eshatu. So kwa gatandatu nagiye gutanga umusada kuri radio imwe, mvayo njya gusura umuvandimwe dukorana mu Busanza njyanye n'abakozi bagenzi banjye. Wow. Hanyuma ku cyumweru nabwo njya gusura umuvandimwe twiganye wapfushije umukecuru Ibyumba, yego muri Kakayaga. Urumva rero umugongo ushobora kunanirwa, ariko ubwonko buba buruhutse iyo bagiye muri ibyo. Nibyo urumva niko gahunda zari ziteye. So nibyo ni byiza. Ubwo icyumweru gitangiye amahire, ndabona n'ikirere gisa neza, akayaga kavanze n'akazuba, ni sawa cyane. Ubwo nyine ukwakira n'ubundi nicyo kuvuze. Ubushize wari wabivuze uti ukwa 10 ni kwicokamo nkabona imvura ntiguye, bizaba ari ikibazo. Ariko ndabona muri no minsi inyuzamo ikagwa, ni byiza rero. Ubwo twizere ko n'abahinzi ubwo benshi bamaze gutera.
bamaze gutera so ni ibyo ngibyo rero ubwo abari hirya no hino ku isi mu mpande enye z'isi mwese tubahaye ikaze kandi ubwo tukomezanye muri kino kiganiro n'ubundi Karegeya ngewe ndagaruka kuri case study yacu uyu munsi ni ka yabaye ariko irakomeza ku munsi w'ejo ubwo byari ibindi kuko nyuma y'uko umunyamakuru Mutesi Scovia avuze kuri Bishop Rugagi nawe akamuvugaho mu buryo bwo gusubizanya bw'ibiganiro baje guhurira mu kiganiro kimwe noneho ariko atari imbona nkubone yego atari imbona nkubone baravugana ariko umwe ahata undi ibibazo bibindi kuri Space niho byabereye. Scovia agaruka agaragaza ko atashobora cyangwa se atazigera na rimwe asaba imbabazi Rugagi nk'uko yabyifuje cyangwa se nk'uko yabivuze aca iteka avuga ati nutazansaba imbabazi ntuzabona ubugingo. Akamukurira inzira ku murima mu magambo ye avuga ati ntabwo nshobora kugusaba imbabazi. Nyuma y'ibyo abantu bati Rugagi nawe ntukwiriye kuba uza guterana amagambo kuri iyi mihanda, ariko kandi abandi nabo bakavuga bati Rugagi ukoze neza kuba wemeye kuvuga ukatanga umucyo kuri ibi bintu. Muri rusange kese urayizi ko no kuri Karegeya Omar Pano wakozeho ikiganiro ubigarukaho, so ndagira ngo udufashe tugendeye n'ubundi ku kiganiro kiri current cyaraye kibaye cyahuje aba bombi. Okay, introduction yawe abari ndende ndagira ngo nkwibutse ibintu bibuze kugenda ugarukaho ninjya nibagirwa ujye umbaza. Yego. Attitude ya Rugagi avuma Mutesi n'ejo asubiza ibibazo bye tugomba kuyiganiraho ukwayo. Akandi ka commentaire bamwe baravuga bati Rugagi wakoze amakosa kuza gusubikanya na Mutesi akona ko turaza kukavuga ukwako, ariko nawe reba hano nkubaze wowe uri Scovia wasaba imbabazi ishwe sikisi urumva ni byiza ko bahuye bakavugana kandi kamere kuri ya attitude. Yego. Muri attitude Scovia yagumanye stamina ze, agumana position yari afite n'imbaraga yabivuganye uko yabivuze. Yego. Arangije amubaza ibibazo kimwe ku kindi kandi byose Rugagi yarasubizaga kabisa, agasubiza uko Scovia igisubizo twari twiteze twese. Ariko Rugagi ndabivuga ngo ikira avuga ngo Scovia imbaraga yabivuganaga ndaza ni nka tampera ikambyite nka temperament, ariko ndaza kubona iyindi terime. Imbaraga yabivugana avuga ngo Scovia igihe pitch ton ataransaba imbabazi n'ubugingo ibyo reka bifate nk'izuba rya saa sita hagati ya saa 5 n'igice na saa 8 n'igice uko riba rimeze. Uko niko Rugagi yari ameze avuga ko Scovia agomba kumusaba imbabazi cyangwa akabura ubugingo. Mu kiganiro cy'ejo Rugagi yari ameze ubwo twabonye ko avuma Scovia yari meze nk'izuba ry'igikatu rya saa 5 n'igice kugera saa 8 n'igice. Ariko ejo mu kiganiro yari ameze nk'izuba ry'ikirengarenga rimwe rya kibera inka rya nyuma ya saa 10 n'igice rishyira saa 12 rero ryatongeye ryahonze cyangwa akamu gitondo mbere ya saa 2. Niko utambitse ntago abo Barugagi ntago ari abarugagi babiri ntago babiri batandukanye ntago ari umwe. Rugagi uvuma na Rugagi usubiza ibibazo yari yahindutse cyane. Yari yahindutse kubera n'umwanya bimaze haba hari ibintu byinshi byagiye bibamo hagati utamenye. Ariko ndavuga se ngiki harimo
ngiye kwanaliza icyo Mutesi ya Scovia yakoze yamubazaga ati mu byo navuze tugende pole pole etape par etape kitari cyo niki ugira urusengero mu Rwanda ruri gukora agatangira urabona hari urusengero ufite ruri gukora ati ntarwo yego yashaka guca iruhande akamusomera inkuru yayigiye kuyasubije ko ntarwo yego barufunze noneho Rugagi nawe agashaka kuba kuko urwego Rugagi ariho nubwo nta urumva kwitwa bishop nge ntabwo muzi nuko yabaye bishop ntabyo nzi gusa numva ko hari ahantu yigeze kuba akora mu majyepfo ariko urwego ariho reka mbifate kuba yariswe bishop cyangwa yaragizwe bishop n'abantu bakabimwemerera n'urwo ndafata nta bindi yego so urwego ariho nawe ntabwo rwo kujongora kwizina ry'akarere engari ryaburana cyane no na ministre wa Minaroke ashobora kwitiranya akarere ikibi nukubitindaho arubona yingiye gutanga urugero nuvuga ngo reka nguhe urugero nitumaze iminsi dufite ikibazo cy'umusaruro wabuza abakiriya w'umuceri n'ibigori yego none se bya bigori twabonye ahavara bya bigori twabonye muri Ngoma yego mbivuze ngo ni nabonye Rwamagana nkibeshya ku turere ariko ikigambiro ari umusaruro w'ibigori nkavuga umuceri wenda nkitiranya Rusizi na Nyamasheke nta kirenze kuko icyo shaka ni umusaruro wowe mbere yo gusubiza avuga ese uwo musaruro urahari tutiriwe tujya mu turere sibyo se nkuko twarimo turanga hano tukavuga wowe uti munsi ya Rura nanjye hafi yo kwa Rwigara hari n'uwavuga ko ari haruguru ya RSSB cyane ariko icyo tugambiriye ni ukuvuga abani so rero ntabwo umuntu wo ku rwego rw'iryo zina rya bishop sinzi naba bita na musenyeri niba mu gifaransa bitwa na musenyeri cyangwa mu kinyarwanda byose ni bishop gusa ururimi rw'icyongereza aho naho abantu bajye banabyumva ngo rwihishamo ibintu byose biri ese koko bishop Rugagi umwise twabwita Monseigneur Rugagi cyangwa évêque Rugagi cyangwa biguma ari bishop gusa mu kinyarwanda mu cyongereza mu gifaransa mu giheburayi aho ngaho abarengiste bagenzi banjye nabo bajye bandebera kuko indimi amadini ari mu byabiza ururimi cyane imbaraga y'umwuka wera imbaraga ntabwo ishobora kugira singira no ngo twakire kanaka kuva from your translation bahayigiye barica ururimi impamvu rero biyita amazina washyira mu zindi ndimi bikabura ko ntarumva ngo évêque ko mu gatolika no muri anglikani bishop ni mu cyongereza mu gifaransa ni monseigneur cyangwa évêque hanyuma mu kinyarwanda ni musenyeri ese Rugagi ni musenyeri Rugagi ko ntarumva hari umwita gutyo urabimwita pe intumwa Yongwe wari wayumva ariko apostle tumwita intumwa Yongwe kubera ko ikinyarwanda nidushyira mu kinyarwanda tukabyita intumwa abantu bakaba barasomye Bibiliya y'ikinyarwanda bakaba bazi icyo kuba intumwa bivuga biragira imbaraga ariko muri rwa rurimi ari kwihishamo ruzwi n'abake bashobora kumva ati apostle ni umuntu ugira imodoka nyinshi ariko nitumwita intumwa abantu bose batangira kuvuga yatumwe kuri nde yatumwe nande akoko niko kabisa urabyumva nabyumvise so muri strategy zimwe zo gutanga amagarade yo mu madini bayatanga mu ndimi zifavoriza kwihishwamo abari hano badukurikire Bishop Rugagi n'abandi ba bishop bose twabita ba monseigneur twabita ba évêque twabita ba musenyeri niba igisubizo ari yego ko nta numwe ndumva abikora kandi bigano ko babikora mu kinyarwanda ko navuga ngo twakiriye musenyeri Rugagi bahita bamubaza diocese diocese bivuze iki igizwe n'amaparuwasi paruwasi bivuze iki igizwe n'amasantrale bivuze iki igizwe n'imiryango remezo barayifite wango taito nitumwita musenyeri biravuga diocese yego diocese ni uruhurirane ni itsinda rigizwe n'amaparuwasi barayafite se bishop se w'Ikanisa imwe abaho
ufite adresse iri mu Ruhango na Rwamagana full stop akadobo Musenyeri wa paruwasi ebyiri ya Rwamagana ni ya Ruhango. Hari n'abandi ba paruwasi imwe niyo centrale niyo muryango remezo niyo paruwasi niyo diocese. Ubwo nahise numva aho waganishaga Taito. No, twarinjiriwe nuko ntabikunda bizamo abantu bakakuvumagirira bamaze gukwama muri ya myumvire bamaze kubyemera gutyo batabireba batareba bakareba ibikirayo ariko ibipfayo ntibabivuge. Yongwe ni utangiye kugarurwa kuko yabibonye ko yagiye mu rukiko umucamanza arabimwemeza asanga bya bintu yakoraga koko byari ubutubuzi. Iyo ducecetse twese rero abanyamakuru societe civile tukibera mu byacu inzego nazo ziti udakoma rutendera uriya muntu nemfuriwa afite abantu benshi baba bari mu rusengero ni benshi nta umuvugaho. Hari none nigeze kuvuga barambwira ati uriya ntawe eguteze. Nibyo Scovia yavuga ati igihe cyose ukora ibyo ukora uri kuri urwo rwego nzakuvuga nanjye ubwo ndabisubiramo nzakuvuga kabisa emera uvugwe. Niba wemera kukiza abantu niba wemera kutanga urubyaro niba wemera kutanga urushako niba wemera ko utanga visa niba emera bakuvuge uri mugari. Ariko turacecetse inzego zikati bari abantu badufashije byinshi nibyo yego amadini yafashije byinshi mu isanamitima ariko nibivuze ngo barigira kara kajya he abantu baceceka yego kugira ngo umuntu from nowhere acecekesha umunyamakuru nkaho ari editor we. Umuntu wemere gucecekesha umunyamakuru his editor umutokozi w'inkuru ni ucecekesha umunyamakuru kuko agutuma inkuru wanagaruka akakubaza ngo si binagutubye ziba ibyo arabyemerewe. Kuri reporter editor yamuzibisha nta wundi na nyiri kigo cy'itangazamakuru ntashobora kuzibisha umunyamakuru avuga ati iyo nkuru wayikoze neza ariko yime kuko kugira ngo itambuke nuko nyiri kigo abyemera ariko ntabwo wakuzibije ntabwo wavuze ngo wakoze ubusa n'ikimenyimenyi akwishira ibyayigiyeho byose. Ariko ukuzibye ashobora kuvuga ati subiza itike wagiye gukora ubusa ngutumye mu gishanga ugiye ku gasozi hejuru ndagutuma amazuku ukazana amasimbi ndagutuma amashyusa ukazana amarebe si ibi nagutumye subiza transport wakoze cyangwa se subira yuza n'inkuru nk'iyo. Ibyo niyo ukora kwitangazamakuru rikora nta wundi habe numwe urizibisha ibyo ntabwo babyumva. Umuntu agatangira guhamagara ngo iyo nkuru ngo yikure urinde se hano urinde kuri ejo bundi abantu babambuzi watangira gukora inkuru wo gucecekesha itangazamakuru utaredita ushobora gucecekesha umunyamakuru wowe edita kubera iki yakoze ibihabanye n'ibyo cyangwa se yagiye mu nkuru utamutumye uwo nguwo uramucecekesha cyangwa se wayimutumye yizana nabi uwo uramucecekesha cyangwa ukamusubiza kuri tele nta bindi nta yindi nzira ibaho nta wundi muntu uha amabwiriza itangazamakuru ari amakuru niyo mpamvu nawe yaraduhaye kuko noneho ubona rero muri uko abantu bagendaga babiganira berekana kote ya Rugagi kote ya Scovia nibyo byatumye yaje Rugagi yaje yaguye nk'ibere babonye ko yaje yoroheje mbese ari munsi navuye ngo mu kuvuma yari nk'izuba ry'igikatu yego ariko yaje ari nk'izuba ry'ikirengarenga bati uzanyera urarufite ntano Ruhango nari mfite uburenganzira muri Land Center ya Ruhango hariyo idosiye yanjye inyemerera kubaka noneho hariya nari nafashe ahantu mba ncumbikije abakirije wabiretse se igihe utarubaka wakabaye ubyihoreye ahubwo nizo nzego zikwemera ngo genda ubukodesheje noneho nunakodesha ntibakurangira ahantu haziba kwakwereka munsi ya rogi na betting icyo byose sinzi uko bifata. Icyo ni kimwe ikiganiro cyarangiye neza ariko mu buryo ntashakaga cyabaye nk'ikihuta Scovia yaramaze yabaye nk'uwanzuranya arasezera batamubajije cyangwa se nawe ngo abaze Rugagi ariko bagomba kumaza ngo
ariko manzi yarabimubajije niba atari yo ngo wabivuze ariko nanjye nabivuze mu kiganiro ese mu muhamagaro mu murimo wa Rugagi kuvuma abantu birimo bariya tuba twizeye ko ari abatanga imigisha n'abatanga n'imivumo umuvumo se wowe ushingiye kuki yagututse yagusuzuguye ukavuga ibijyanye urusengero rwadikanyije na rogi n'akabari na betting ibyo se niki ni uguca nk'amabere se ariko nibyo rero nanakubwishyira muri tsinda rya wabishyizemo akora guca nk'amabere ebana igihe cyose nk'uko Mutasi bivuga igihe cyose witwa ko ufite ibintu uhagarariye ufite urwego uriho tuzakuvuga n'abandi babyumve tuzabavuga niyo mpamvu hari umuntu buri icyo yari gukora hari umuntu uri ku rwego runaka none ugasanga agize akabazo kari ku rwego runaka umuntu uri ku rwego runaka akagira akabazo kari ku rwego runaka yego uzi ko abanyarwanda bakunda amasambu ugasanga umuntu wagutya umuturage yaramurengereye metero 5 mudugudu yajya gukiza ikibazo akegamira kuwagutya yego umuturage nawe akavuga ati ntaho mbahasinge narengereye hani mwa data dayeri murimo murashyiraho ibikangisho yagahamagara ubunyamakuru umunyamakuru agatera kamera muri ya sambu metero 5 na gutya kareba ubu kweri ngiye mu itangazamakuru hejuru ya metero 5 metero 5 ku murima ku kibanza cya 20 kuri 30 nuwo ndiwe ubwo ni bamuhaye 20 kuri 27 yego 25 ahombye 5 ariko kamera zirateye kubera we yazamo oya ntaga yaza uko bakugira uko yero pepiso ho kugahindura akabari wagomye no guhindura content ikuvugwaho ugomba kugaragaramo ntabwo nakubwiye umugabo wari ufite gahunda yo kwihimura ku gakwavu k'ishyamba agahamagara undi muri Kenya ati zana ikinini gisinziriza kandi uzugitangiza kwishyurira rimwe kuki adashaka kugaragara muri iyo nkuru yego wamubwiye so please urwego uriho hari ibyo rukubuza uko utagenda nese ko yaguze nuza yabanje ngo yarafite imodoka yarafite mbere ngo yahaye umuntu w'ikinshasa yitwaga gukira Pajero Pajero none nyuma azana Land Cruiser ni Scope Land Cruiser y'umutuku ibiciro nibyo byabaye impaka none se batigeze azana Gikumi ingendo yarafite ntago yazikora Gikumi ngo ntago rero wayizanye ni impano bamuhaye ntacyo ariko uko uzamuka mu nzego mu modoka mu bwoko bw'utubari unyweramo mu bwoko bw'abantu muganira n'ingendo mu bwoko bwa amatori yakudodera agahinduka urabyumva n'ibinambuka bihindura byoza imodoka bivuze ngo hari n'inkuru utakagiyemo yego ibyo niko bimeze l'honneur est une charge ugukomera ni umuzigo none nese niba yero pepe isohoka umwana ukamuvana ku ishuri ryo kumuhima muri nayini ugahita umujyana muri ahantu runaka muri wenda excella n'urugero ibyo byose n'umugore wawe saro zamwogoshaga zigahinduka cyane n'ibiganiro ubamo bigomba guhinduka n'ibikuvugwaho bigomba guhinduka ubwo aho rero waba uri d'accord n'abemeranya kuko n'abavuga ko Rugagi atari kuza kuri space noya ntago ribyo abo ngabo nabamwemera ukundi yamaze kuhajya uburyo bwo gusubirikanya na Mutesi d'abord ama video ya Rugagi yasirikiraga izi commentaire ari gutanga uno munsi yagomba kuziherekeza cyangwa agashaka bari kuzikoresha agamagara Mutesi ati nyamara ahangaha byari bimeze bityo dore video yose nka kwa kuri nanjye ujye ubona bakata yego abakasida bazi barakata banyira urufunzo ariko iyo bakase uragenda ukerekana product yose tidore ikiganiro cyari isaha yose navugaga kuri ibi nibi aka kajemo muri uru rwego wa muntu uri kugenda acuruza akantu yakase ukamwereka version iri veridique biriya niba cyagiye asaruza amafaranga cyagiye asaruza amafaranga yarayo guha umudamu wari ufite umugabo wafunguwe umugabo wafunzwe noneho agafungurwa yabaye yarokotse yego
Rugagi agafata amafaranga 100,000 agashyira mu giseke n'abandi bakazana akajya avuga muze mujugunye ubukene bwanyu. Hari ababisobanuraga bavuga ngo gutanga egal guta ubukene, ariko si ubuhaye. Ubwo uwo ngo muri kumuha ubukene, uri guhabwa ari gufata ubukene, abari kumuha bari guta ubukene. Iyo context yagomba kuyisobanura aho gutegeza kuzahangana nayo igeze ku rwego rurenze. Hanyuma nabiri nibyo nyibyo byo kuba ngo bavuze ngo urusengero rwe yashobora gushaka Scovia Eida akajya no kuri mama urwa Gasabo agatanga ikiganiro ati urwo rusengero turukodesheje temporairement nkuko yabivugaga temporary. Ni temporary ntabwo ari temporary ego turukodesheje by'igihe gitoya kubera ko dutegereje kubaka urwacu. Dore dosiye mu karere ka ategereza ko ibintu bigira noneho ahantu hakomeye cyane nabikwandikiye. Yego reba message twavuganye kuri no dosiye hari utuntu nka dutatu. Yego hari akantu kabantumye. Yego umunyamakuru agiye yaravuze ati bantumye. Ntabwo yavuze bakuntumye ariko yavuze ati bantumye. Ariko akanavuga ko ngo yamwerekaga message. Reka nze tape par tape. Reka nze nkwereke. Good. Akantu kabantumye buriya ntabwo abantu benshi bakumvise ku munota wa nyuma kuko bigitangira Scovia yamubwiye ati koko sinzabona ijuru kubera wowe. Amubwira ati si koko ibi bintu tumaze kuvuga byose ko dusaze ntaho ubeshya wari wo kuvuga ko nabura ubugingo. Naho urumva naho Bishop bundi kera twavugaga ko ari ubukanjamano. Oya urabona umuntu yaraje araza ambwira ati bantumye agenda anyereka ama message ntabwo yatubwiye banyiri izo message. Yego muri aka kadosiye bantumye ifite agaciro karemereye cyane. Bantumye niyo yatumye Rugagi azamura ijwi kuriya mu kiganiro yagaragaje ko nta bundi bugome yari afite nta wundi muje yari afite. Bantumye niyo yatumye azamura ariko ati ubwo ukirebe mu minota nk'itatu ya nyuma ati umuntu yaraje arambwira ngo bantumye akanyereka message byanze bikunze yamwerekaga nabazohereje. Yego bituma nzamura ijwi riranguruye mvuga ngo Mutesi utasabye imbabazi. Yego n'ubugingo ntabwo uzabona. Pressure yayizamutse kubera iki bantumye abo batumye bashakaga ko avuga mu yihe ton niriyo. Uyu munsi muri kino kiganiro yizanye ariko icyo gihe umunyamakuru yamugeza amubwira umunyamakuru abwira Bishop Rugagi bantumye dore message zaba abo ntabwo tuzi nibo batumye azamurijwe. Ejo rero kubera ko yizanye na hosta w'ikiganiro atatumwe yavuze muri temperament ya Rugagi nyirizina. Hanyuma Mutesi amubajije Scovia yabimubajije ambwira ati none se umuntu yaraje ambwira ati bantumye anyereka message atatubwiye aho zaturukaga. Hanyuma izo message zasabaga ko mvuga gute nkwiyama nkuvuma kutazabona ubugingo nutansaba imbabazi biturutse ku ki bantumye not Rugagi nuko nese Rugagi wa nimugoroba wo mu kiganiro wo kuri Space niwe Rugagi wo muri cya kindi nyine cyabantumye. Oya siwe ariko no guciringa bibaho. Guciringa no kugira gute bishyira uca bugufi acira bugufi. Oya bantumye niyo yamusajije niyo yamuzamuriye intuza isukari iriya to yagira gutya ni bantumye yamukoreshaga mujye musesengura. Ari we se ende ari we watumwe bantumye umunyamakuru ntabwo uri kunyumvura nyine ndi kukumva. Umunyamakuru yaje amubwira ngo nje kugira ngo umbwire kubijyanye n'ikiganiro Mutesi yagukozeho. Bantumye ngo dore message izo message iyo jambo ry'abantumye umunyamakuru amubwiye n'izo message par rapport yaho ziva nibyo byazamuye ijwi rya Rugagi ubyumve gutyo. Bantumye niyo umunyamakuru yatumwe nande abatumye umunyamakuru yaberetse Rugagi amwerekaho message zagiye ziva bituma akora iriya message imeze kuriya. Nabyumvise iyo abari Scovia bagiye kumureba ahubwo ati nyakubahwa Bishop ikiganiro nakoze bari kumbwira ko utacyakire neza bari kuganira n'abanyarwanda ariko bantumye
umutima muhanano ntiwuzura igituza uriya warakirenze kubera abantu iyo aza gutera indi ntambwe akatubwira ngo izo message umunyamakuru yamweretse zari izabandi nibwo twari kumenya ukuri ariko kuriya kuvuma Mutesi Scovia kuriya Rugagi yamuvumye avuga ngo ntazabona ubugingo yagenderaga kuri bantumye niko yasubije ngo ntago nari kubona umwanya wo kujya mu bindi kandi umunyamakuru anyereka ko bamutumye yego none ko yasubije none Mutesi nawe mu Kinyarwanda cyiza cyane ati ese ko kurabona ntazabona ijuru kubera wowe aravugira ati ndahimana nkorera ko ntazabura ubugingo narimbukwiye aka kantu narimbukwiye ngo nuko ntagusabye imbabazi narimbukwiye nibyo nanjye mu kiganiro cyanjye navuze nti ubwanjye nzaho buturuka abantu hari abantu nyine bahise buvuga ngo nukwishyira hejuru Roya ntago ari kwishyira hejuru se gute ngewe nubwo bugingo bavuga ntabwo nkorera play wabi ufite gahunda yo kubinkangisha nasubiza amerwe mu isaho urumva iki ngiki cya Scovia na Rugagi cyatangiye kivuga ngo Rugagi ati naje kumenya ko Scovia ari umukristo yego ngewe se yavuga ngo haraho yari yambona baganiriye nk'abakristo ari nkanjye ubwo Scovia ati ndahimana nkorera ko nindamuka mbuza ubugingo narimbukwiye ntazabura ubugingo narimbukwiye ngo nuko ntagusabye imbabazi narimbukwiye ni nko kwanga kuvuga ngo singe mbwiye ariko nimba narimbukwiye ntabwo nzabuzwa no kukuvuga ko ufite urusengero ruri hamwe n'amarogi n'akabari na betting ngewe hari ahantu nageze mu kiganiro ndavuga nti ese buriya nko mu marogi umutekano ubaye mukeya hagati y'abantu babiri bari muri gahunda za rogi bari guhana urugwiro yego batabyumva kimwe umwe agahunga undi akamuhungira mu rusengero uko yakabaye muri rogi urwo rusengero byaba ari waba ari umugisha waba ari umugisha uko muri rogi gahunda iratangiye bageze hagati ntibabyumvise kimwe umwe arahunze uko yakabaye uko byanze bikunze ntawe uhunga abanje guhambira ahunga uko yakabaye akinjira mu rusengero kuko niyo nzu niyo voisin niwe muturage wo hafi kandi mu gifaransa babyita ni nabyo Rugagi yigeze kurikoresha mu gifaransa non assistance à la personne en danger umuntu wo muri rogi umukiriya wa rogi agiye muri danger akahungira mu rusengero Rugagi ari gusengesha ya non assistance de la personne en danger yasiga iki muri urwo rusengero bamufasha bakamushyira mu cyumba urusengero se ntirugira icyumba batamubonye se mwongere mwibaze ngo nicyo mpamvu abantu baba bashaka environnement ziri sain mu kiganiro cyanye natanze urugero rw'akabari rw'akagari kakoreraga mu kabari none umuntu yamara gusinda akibuka ko afite ikibazo agahita ajya kureba gitifu adandabirana ari muri mibi umva rero gitifu ibyo nibyo baba banga yego icya kabiri wibaza ute kuba kambite bamucutse umume cyangwa se abakiriya birogi kuba abakiriya birogi baba baryamiye amajanja bacunga ku itorero risoza basoza bakaza kurokirita mu rusengero byo bakabazamura mu ntera ubwo nagwaye urugero rw'abashwaniye muri rogi bakamanuka mu ntera bakajya guhungira mu rusengero ariko nanakubwiye ko muri rogi hashobora kuba hari abantu baryamiye amajanja bategereje ko amateraniro asoza bakaza kurokirita mu rusengero bazamura mu ntera ibyo bishop yaza kubijera ariko bya yose umuntu usengera ntabwo yajyaho hejuru si umuntu se erega asenga iki munsi y'umukondo harasenga
imifuka irasenga asenga umutwe asenga umutwe nose niba yiriwe mu rusengero nta n'igihumbi nta na bitanu hakuye yasohoka hakagira umubwira 15 zamuka gato tuvugane aho muzamuye mu ntera 15 ahantu ari bumara isaha imwe bamwemera 15 aho yamaze amasaha 7 ahavanye 0 ibyo nibyo abantu bakumira ofete yego nta hantu hataba urusengero nta hantu hataba ishuri ariko niyo mpamvu bavuga ngo dore ishuri ryegera akabari either akabari ntigafunge cyangwa twimura ishuri nibyo baba bakumira nibyo baba bakumira ntago ibyo rero nibyo Mutesi yamubwiye ati rwose ninzaba nimba nduwabona ubwo bugingo yego ko ni umukristo bamaze kwemenya ko ari umukristo ko yaba bukorera ariko nimba mukwiye ntago nzabuzwa nuko ntagusabye imbabazi utabukorera we rumva ntaho ubugingo ikigaragara rero nuko muri commentaire abo bavuga ngo Rugagi ntagomba kujya kwiterura Gisenyi Rugagi niba afite urusengero rufite ririya zina na mama w'u Rwagasabo ntago ari igitangaza mu kucyoroshye yego ngo iki rwose ku buryo kubonana ubuze perezida ko yabonanye nawe ku murindi ati ndakuzi none abantu bari gutanga commentaire ngo Rugagi ntari kujya kuvuga akona abantu bakagarukaho cyane ibyo ni imyumvire kijistema n'ikisi ni umuntu ukorera abanyarwanda kandi ugomba kuba accountable kumuvuga no kugira ngo agire abakorere ibijyanye n'ibyemeye kubakorera ntabwo yabikora ugutandukanye nuko yabyemeye ngo turebere nahame hamwe iyo ukora ikintu gifite aho gihurira na rubanda batayari itangazamakuru uri kurebe inzego za leta zikurebe uruwa rubanda rwose icyo ugomba kukimenya ahubwo twararangaye nibyo nakubwiraga nibyo bakora yagumye niyo deliverance yagumye kuyikora hari abantu babireba niba kijije batanu turi abanyamakuru babiri wowe ugakurikirana umwe nanjye nkakurikirana undi kugeza mu buriri tukajya muri famille tukamenya niba koko uwo muntu koko wataye imbago azibananye imyaka ingahe yaziguze he fagitire iri hehe yego yari afite ubuhe bumuga butuma afata imbago yabutewe n'iki ntabwo tukora none bagashekerwa bagahora muri ayo kuba ko bazi ko tudahari none birarangiye ati mwino tubukene uratubukene ubuta mu rwundi ugutubukene no kwisabura nibyo wari ufite Beneri rwangombwa arigisha abantu kwizigama ukazashora mu kintu gifatika none wowe ayo wizigamye uri kuyatanga ubwo suri kuye murongo niba uri kubwira abantu ayo bazigamye ukwezi kose bayazane bajugunye mu gatebo nayo kujugunya urahumurirwa vewe ufite agakarisa kamwe mu gihugu vewe yo kuzenguruka urusengero rumwe ibyo babyumve ari abakurikiye ibitangazamakuru ari ababyumva bicecekeye mubimenye igihe cyose wa mugani wa Scoville ukiri muri icyo cyiciro tuzakuvuga natwe batuvuge ariko ahubwo ni muhame hamwe ibyo mwarigize mwumva ngo aho hantu ntabahagera hari urusengero rw'Igasogi umunyamakuru nyiri urufunza yagiyeyo baramudiha barabimenya ko yaje yewe ndibutsa ko ari we Igasogi nyiri urufunza yarakubitiwe cyane babonye ati hano hari umukristo udasanzwe kandi atatumiwe ngo bamenye aho bamwicaza yagiye baramugira niyo kuvuga ngo ubwo kuntu rero kumva ko niba uri gukorera abanyarwanda tugomba kumenya ibyo ukora ngewe hari ikintu kiri mu bantu cy'uko ibintu bivuga ku myemerere y'ubukamana ari ibintu byubahwa biri tabuse bitabu no ariko bivaza muri societe ngewe reka nkubwire unansezerera kuri no ngingo yego ngewe reka nkubwire sinzinjira mu rusengero iwawe ariko abarusohokamo nzabakurikirana hano ku Kinamba mu mudugudu w'Inkingi nigeze kujyayo hari isaga y'umukuru w'umudugudu wakundaga kunywera kwa bonke basakuriza abantu njyayo ku munsi w'umuganda mu banyakirije amarira n'akarogi
gasambaniramo umupasiteri n'umukristukazi basengera hamwe basengera hamwe iyo kesi ndayivanye aho ngaho nayo kumwe na Rudasumbwa niyo ntaza mu rusengero nzakurikirana ngo abaruvamo babayeho bate niba hari umubyeyi uzindukira mu rusengero abana nzasigara hafi y'urugo rwe ndebe ko abana bagiye ku ishuri ndebe ko bariye ndebe ko bambaye neza nagaruka atangira Yesu ashimwe nzamubwira nti no Yesu ashimwe abana babwiye ni societe aho da uraseka nujya muri banke cyangwa mu kimina mu itsinda bakaguha 350 ugomba kujya kuzunguza inyanya yego noneho iminsi 4 ukaba uri mu rusengero ya mafaranga agahomba urwego ruzateza ibyawe uzagenda uvuga ngo pastor ngo niwe twiriranwa gase oya please Kaisari ibye Imana ibyayo ufite ideni rya banki ukirwa mu rusengero rizunguka ritese nzagucungira aho ngaho rero niba kwandika rero banki nigushyira ku liste y'ababihemu cyangwa se itsinda rikaza guteza udutebe wari ufite nzakuvuga mvuge naho wataye umwanya wawe rero ibyo ntabwo mudamu ntabwo akimpamagara navuze ngo nzamubaza uko yahombye abantu bati n'indege zirashya ariko ndavuga ni nta gihombo kitagira aho gituruka kubiganira ni ngombwa kuko byaba ari experience hari n'ibindi bambujije kuba namubaza ariko tuzaganira hari ibyo nzakosora nekoma ufashe inguzanyo igomba gukoreshwa iminsi 7 wowe ine urirwa mu rusengero urese urwo rusengero cyetse urwo rusengero uzishyura banki reka mbabwire bantu b'Imana bavuga butumwa mugerageze icyo bita tujyanemo mu iterambere rya byose kumenya uburezi ubuvuzi imibero byose tube turi kumwe naho ubundi umukristo uzasohoka iwawe yahamaze amasaha 7 akaza kunsaba na 500 nakamuhaye zavuga ndi hariya wiriwe wakabaye wayakoze kuko ngewe nibura ku isaha tubare ko wakabaye wakoreye 200 ku isaha wamaze y'amasaha 7 ni cyane none urashaka guhe 500 uvanye yiki abana barabukuraranye gute niba uhora mu rusengero abana bakaburara bagata ishuri urwo rusengero ntacyo ukuramo kabisa ntacyo ukuramo usoma Bibiliya amacuri ejo narimo bibwira abapasiteri ndavuga ngo niba ubundi mbere yo kugira ngo utangize isengesho kora ikintu kimeze nka controle urebe ku masura yabo badamu urebe ku masura yabo bagabo umenye uwaraye yishimye umenye utarayishimye kwanza umugabo niba umugore asengera aho ngaho umugabo ataza mubaza impamvu kuki utaza n'umugabo asengera hehe mubanye mute abana bariga wa mwana wari siziyemu yaratsinze yagiye segonderi kucyayo makuru abantu baraza bakagushagara basize ibibazo ubundi bakagombye ku igisubizo kibazo basize ubundi ndumva icyo gicyo ari nacyo gisobanuro cy'umushumba yego nyine niba yarigeze kwifashisha avuga ati umwana yabuze amakaye kurikirana ya makaye aho yagiye yego umwana niba ari amakaye ya primaire nagera segonderi amakaye zaba menshi bisabe na matora kwita umajije nyuma y'imyaka 3 uti wa mwana wari mu wa 3 asaba amakaye se yagiye segonderi niba yagiye segonderi se wabashije kumubonera matora wabashije kumubonera minerivare ntabwo yati yego wabigenje ute hari umugabo w'inshuti yanjye wayampaye umugabo yaragarutse umwana umuryango wayampaye cyangwa ndabura aho aya muyame ibyo nibyo none se ari kindi nkunda kwibaza iyi environment abasenga bari gukoreramo igihugu cyatanze batekereza mu myaka byakomeje gutyo mu myaka iri imbere abanyuma yabo bazayibona environment irimo abana batiga irimo abana abangavu baterwa inda abo bana bari kuvuka gutyo abatariye nyuma y'imyaka 15 uriya bishop rurasengeza rusigira nde niba abasengeramo badafite abana biga cyo kwazaruha umwana we niko mbona bigira ariko please benshi babiraga abana babo kuko ababo bariga abawe bariga ntuza abo ngabo bakuri imbere niba bize rero reka mbabwire buriya icyakutangaza buriya byagutangaza Scovia na Rugagi Scovia yatanze Rugagi mu ijuru none ariko da none ibyo byose mvuze se ntibicira urubanza umuvuga butumwa niba ufite abakristo 3,000 muri abo bakristo buri mwaka
mu ngo zabo hakavukamo abana batazwi base bimbazanyamoko wa mugani wa mushuti wanjye ndaza kumuvuga urusenyo buri mwaka mu bakristo 3,000 harimo ingo 10 zibyaza abana bimbazanyamoko yego batazwi base ngurasenga ibyo bitatu abo ngabo 10 bashobora kuba batuma Scovia gutanga mu ijuru yego ko birava ku nyigisho watanze ufite urusengero ntirugira creche abana wenda bamwe baraza nanone nturatuma bakamba ku makaro ngo batayanduza nta creche nta muntu washinze kubatoza bataye ishuri ko nta primaire ufite nibura ngo umubyeyi uko yinjira mu rusengero n'umwana we yinjiye muri rya shuri none isaha yo gutaha umwana atahe na nyina batahane agenda mugaburira ibyo ntabyo wateganyije yego ubwo niba yasize abana abangavu mu rugo abangavu 10 bafite ababyeyi basengera mu rusengero rwawe abangavu 10 ku mwaka bagatwara inda zitateganijwe mu myaka 5 n'abana 50 n'abakobwa 50 bamaze kubyara abana 50 abo baza ako gatara kazakugeze ku muryango Petero ntazakingura niko bimeze yo uraseka oya sigaho mpagaze abo ubwabo bakubera ikibazo kuko bavuga ati aba bana bavutse kubera ko mama wabo yabataye akaza kwirwa kubyinira avuze ibicenshi imbere yawe utamubajije uko bameze abo bana batumutinjira niyo mpamvu buriya kubera ibibazo banize sinshobora reka bazaribe nk'inyongezo ariko please oya ntago narwanira ngo ndishobore pe kareka n'umuntu uzabibwe data we nzabwira ntubonye ibyo unyimisha ntago nabivanga so nuko nguko abavandimwe rero baba muri icyo gisate kijyanye n'iby'iyobokamana ibyo bintu bagomba kubicunga bakabireba ntabwo kuvuga ubutumwa ari ikote ntabwo kuvuga ubutumwa ari imodoka ntabwo ari kuvuga ubutumwa ari inzu nziza ntabwo kuvuga ubutumwa ari amafaranga menshi ndangarukira Pasteur Rutayisire ubwo nakanyuma yego Pasteur Rutayisire kera akigisha ashire nk'imyaka ikabakaba 10 hejuru y'5 kuko ni kera ubu iyo tuvuze 5 rega duhera 2019 kandi numva mu za 2015 yego avuga ati ngewe ni cya 10 ntabwo ntegetswe kugitanga muri yari rwose ndatembera nabona umuvuga butumwa ufite ubushake agenda n'akagare nkamugurira akamoto ntitaye ngo nuwo muri he kanisa buriya nanjye niko mbaho yewe cya 10 cyanjye ntaho kitajya madini yose bitewe n'uri gukora yego ukoze nkumva bingwa ku mutima nkabona biganisha heza foke shyirayo uko mbaho yego noneho rero wowe urashaka byinshi ariko societe uyiha bike ijuru rero ntabwo ari icyo ngicyo ntabwo cyo vuga ngo nzerekana abantu benshi babayeho bate ya urabacuza urabakenesha nta ka microfinance nibura bagomba kumenya ngo ntabwo ari kubakritika ibintu igitutu tubashyiraho kiratuma bikosora bagire byinshi bakora bagire ibyo bakosora bateza imbere umukristo cyangwa umuyoboke wabo ndimi z'amahanga oya nahise ndumva ahantu igisobanuro amatayito ko ari mu ndimi z'amahanga niba atari ibyo rwose ntabwo ari Rugagi wenyine wahagiye kubera ibyo Mutesi yavuze n'abandi bizaza kandi abari kubabwira ngo ntibaze kuvugana n'umunyamakuru yakuvuze kuba mwavugana mwese muri abantu murubaka igihugu se tu nta gisebo kirimo kuki se ahubwo bitaba ari Mutesi wemeye kujya kuvugana na Rugagi ubundi reka nkubwire ari urugero goya Mutesi ntabwo ari kuvugana nawe ariko ntacyo nka RGB n'urugero ari umugabo ushitangiye inspector muri Kigali ngari nyuma za kuba directeur waho nakoraga nge ndi prefet kugira ngo ave ku inspector ukuntu byagenze muri Kigali ngari yagiye ku inspector ishuri aha ngaha muri bino bice muri Kicukiro yo hirya ajya ku inspector ishuri asanga ryigira mu cyahoze ari pulaye ibiraro by'inkoko kandi aho abanyeshuri bataraboneka ngo bahuzuze haracyari inkoko iyi lokale 4 A inkoko lokale 5 B
inkoko hirya inkoko umugabo umva kumbwire ibyo ngiye kuvuga atitaye kuwo mugabo yari ameze yese abatuye umugabo azanyitabe icyo gihe ibiro byabaga i Masaka inspector Arodisoma yakoreraga i Masaka bahamagara wa mugabo akinjira avuga ati tiens kumbe ni wowe uraranya abana n'inkoko kandi uwo muntu ari umuntu uremereye ariko arabimubwira nkuri mu nshingano niyo mpamvu RGB rugajya agiye nko kurega muri RGB cyangwa muri RMC yitwararika kuri Mutesi yagombye kwinjira mu gishaka tubaza ati tiens ni wowe ushinga urusengero munsi ya logi aha urenka Ingabire Marie Immaculée ukabutanabizi aba muri body ya RMC cyangwa barore barore pasteur na Jean Pierre Uwimana bahita bavuga rugajya ati ngende Bishop Roger ni wowe bavuze ufite akabari munsi y'amarogi icyo gusa nakwita munsi y'amarogi iyo kesi uko yabaye inspector byari bikomeye ariko akinjira mu biro byati no wikwicara ni wowe ufite inkoko mu bana ni wowe washize abana mu nkoko no ntago wanahicara noneho ahita mujyana handi ajya harenze inspector nuko noneho atanga raporo inspector afite amahane menshi bahita bamukuraho bamugira directeur muri segonderi gutyo ariko yamubwije ukuri kabisa mbere yo kuvugana nanjye uje nibyo maze akubwira urasenga usengera he ufite amashuri angahe apana yo wize ayo washinze yego abakristo bawe abana b'abakristo bawe babayeho bate ubafasha ute ibintu nk'ibyo cyo kora numvise ko Rugagi yavugaga ko harano bagiye gutanga twa Minerval Nyamagana toke ariko ntago bihagije ku muntu ufite imodoka ya miliyoni 280 miliyoni 280 noneho numva usibye ko yahakanye igiciro numva yongo aravuga ngo murabizi neza ko miliyoni 280 zari kubaka urusengero niyo byaba ikibanza yagera kuri renta kaza tukabyamamaza kuri pano ayandi akaboneka ariko ntago ari guhita ugura imodoka donc numva atagura ikibanza atakubaka urusengero tuyagura imodoka zihenze iyo myumvire se ni yahehe gura icyo kibanza haze tape yo kuzacyubaka ariko imodoka se imodoka kuva Kigali ujya Ruhango bugacyo kuva Kigali ujya ibuze sina ejo ntango nagiye Kigali ntango nagiye ibyumba na moto ntango nagarutse ntango ndi mu kiganiro rwose no oya nabagenzi be babyumve tuzabavuga tuzabota tuzabaponda igihe cyose mutajya mu murongo ujyanye n'abandi murubaka imitima itagira imibiri ntibibaho urumvisha umuntu ko azajya mu ijuru nahana adahari ataraye ariye abana be bararya imisigi yo mu maresitora akirirwa iwawe abana be bari kurya imisigi yo mu maresitora akirirwa iwawe mu rusengero iwe mu rugo bamucutse umuntu bari guturuganya utubere tw'umukobwa ugipfundura amabere ibyo ukambwira ngo uzabyinjirana hariya sheka nkubwire hari ibintu bitatu biza ntawanze watinze kumusezerera bude uratuma niyagasera cyane hari ibintu bitatu bizatungurana ku munsi w'imperuka hari ibintu bitatu bizatungurana abiyita ko bakora ijuru bakaribura abiyita abari bazi ko batarikoreye bakaribona no guhurira nayo nuwo bakeka abo babiri bagahurirana kubura y'uwo uzi warikoreye no kubona y'uwo uzi ko atigeze arikorera ibindi mureke kubeshya abantu niko bimeze kriteriya zo kujya mu ijuru nta muntu numwe hano uzizi ni umuntu ku giti noneho n'ibikorwa abantu bakora bavuze ngo kana kagenda utanga amanota ni nko kwimura kuva mu wa kane kugera mu wa gatanu wazamo n'amarangamutima uti ubwo ari mu ijuru ni nko kwa kundi bakora intonde ibyo n'amarangamutima yazamo ariko niba ijuru ari ijuru ari Imana ibipanga n'izi kriteriya nta mwana w'umuntu uzizi ntawe icyo gihe nikigera rero bamwe bazatungurwa no kuribura barariharaniye abandi batungurwa no kuribona batarariharaniye abandi batungurwa no guhuriramo nabo batakekaga mwakoze cyane kadusorezaho Yesu yaravuze ngo bazatungurwa bavuge ngo bajye bavuga mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe nanjye mbasubize ngo ntabwo ndi mwami mwahanuraga mu izina ryanjye mwicisha abana banjye inzara none bihari guhanura se ni nuko rwose niko yabasubije
sinigeze mbamenya ntacyo mwanyeretse naje nambaye ubusa ntimwanyambika naje shonje ntimwangaburira naje nyotewe naje nyagirwa ntimwanyugamisha mwanyugamisha wakire neza ijambo ry'Imana asante sana